Dress code nukwambara nko muri za 90 za 80 everything sibyo. Take care, ton kutubushati. What's up people, welcome back to our YouTube channel. Make sure to subscribe, like, share, comment. Let's go, let's get it guys. Mumeze gute? Nizere ko mumeze fresh, sibyo? Nizere ko mumeze bon. Yeah, I'm back. Uyu munsi ni njye, so uyu munsi rero guys ikintu mbafitiye ni iki. Uyu munsi tugiye kujya muri party, like hari event yo ku kazi, mwumva? Event yo ku kazi, so nashaka ko mumerekeza rero tukajyana muri event. Mukareba ukuntu everything is what's happening there, what's going on there, like, so I want you all to be with me. Nkuko mubibona style umuntu yambaye dress code igene yo kujya muri event, it was about like wearing like style yo muri 90s 80s stuff nizo nyine tumurabizi nyine. Nkuko mutari kureba hasi nyine guys, sinzi nawe muri kubibona nyine, ariko nyine abantu ku bintu by'ibitimba baggy jeans and stuff. Nyine dress code nukwambara nko muri za 90 za 80 everything sibyo. So nyine nanjye iyi niyo style nabonye nashyiraho, gerageje gushaka ibintu nyine bisa nk'ibyara byo muri iyo time sibyo. So this is what I found, this is my style. I think it's not that much, it's not that I think it's gonna do it sibyo. So guys, so nashaka rero ngo muze tujyane, come with me to this event. There will be a lot of things, harabari ibintu byinshi kandi byaramurenze. I feel like it's gonna be cool, you're gonna be good. So icyo nshaka nuko muza tukajyana mukirebera what will be happening. Urumva niba dress code ari ukwambara muri za 80 na za 90, imagine what will be happening there. So guys, I don't want you to miss, stick with me. Paka murebe everything. I'm gonna try to show you everything that there is everywhere ahantu hose sibyo. So don't go anywhere, stay there. Abantu bashyashya mukore subscribe, tubafite ibintu byinshi, turabemera cyane, murabizi ko turi ready. So nawe ndashaka ko muba ready, mukore subscribe, sharing ama video yacu, and then let's go. Bageze ahantu dukorera noza. Let's go. Okay, ikiryo cya mbere kikaba cyageze. Bya kabiri nabyo bikaba tayari. Steak, ton kutubushati. Ewana bro, ndakubwiye ikintu bise ikiryo. Ewana ikiryo cyari tanje bro. Uzi ibiryo bya biri hano abor, buretse muzo murebe nagerageje gufata like range yose y'ibiryo bro. Hari ibiryo n'ibindi navuze ibyo mfata ni buri amabaga, amabrushete, amasteak, inyama z'ubwoko bwose ntazi, amasupu, ibiki, amasalade, ibitoki, ibirayi, ibiki, everything bro. Nta kintu cyari kibuza hano abor. Mbega event, mbega ibiryo, mbega kurya, mbega kunywa, mbega cyakoze. Barangusuye ku kintu biti ibiryo kabisa. No sasa umuntu amajije kurya ikiba gikurikiyeho no guhavinga fan mu nda byagezemo umeze fresh. No sasa ukuzenguruka hano hose kwa ko hari ama places menshi kandi we place igiye hari ikintu runaka kiri kuhabera. Rero hasa kugera kandi ari mu kintu cy'igistade nyine abora nini byatari
cyaze bro ni ibintu byari fresh. Imvura yari kugwa rero nawe nabashije gufata ahantu hose nyine ngo mbereke what's going on ibintu byose. Nk'aba ngaba bari gukina ya table football, bajya bayikinira kuri ku kantu k'agatable ku ball, abantu bari kuyikina live nyine tubona ibintu nyine byiza ukuntu bya fresh. Cyaze umuntu yagiriye good time like nta bintu byari birenze ariko nyine byari byiza kwa kame mu event yo mu kazi like bateguye, so byari byiza on contraire n'ukuntu abitekerezaga. So good. Hangane hari muri range y'amagame, hari kugenda haba amagame nyine agiye atandukanye n'iki muraza kubona nanjye ndi gukina utuntu tw'utujeje video. Darts, okay. I wanna play that too. Oh fuck, go on. Iyi game rero iri muri game ziri hano zifite abantu benshi bashaka kuyikina kuko niyo yari iri more fun nyine muri zari nyine tu like mwamugo ugomba gutapinga ku tuntu turi kwaka bihuta nyine tu, ariko watapinga ku kantu katari kwaka ukahita losing points. So bivuze uratapinga faster ariko uri na vigilant, ariko nanone ntutapi kuko utapinze fast bishiduka wakubise n'ibintu bitari kwaka ugasanga uruzinza amanota muri kurushanwa, kandi iyo watsindaga baguherezaga igihembo nyine tu like akantu k'aka gift nyine tu ko watsinze. Ariko nyine murabyumva ro papa nta mikino agamita nkwakwanya fast nta mikino bikomeye cyane. Amangaho rero hano bari kugira bari gutanga ibihembo ku bantu nyine bari bambaye like neza nyine kurenza abantu like bagendeye kuri dress code. Murazi ko dress code nabwiye ko nyine ari like muri 90s man, baraho tipe wagira ngo baraho muri 90 cyangwa 80 neza cyaza bari bambaye ibintu birenze bro neza photocopy. Hano batsinze nano nibo bari kugenda rankinga banatanga nyine ibihembo ku bantu batsinze tu basazari ameze nabi. Nanjye ubwongo nzingo naye ariko ngiye nari ndi mu bari batupasha kuri bazoza gata ugora dukubita imirongo ryari n'iki bajaze bro ibyo byari byiza kweri. Bano ba people baragigisha abanyuma match nawe yasimwa hagize umuntu uva mu nari n'ikinango reka turacyashaka gukina bagigiye tanya kwikinira volley. Siko nabuze umuntu filime ngo murabukunda mba ndekora ikiro hari ibibombe bya danje ariko nashaka gukina kuri ya football. Iyo uri gukina kuri table ubona utazi ukuntu bimeze, nashaka kujya muri for real ngo ndebe ukuntu bimeze ariko barangigirana banga kuma match. Ndabaga ati sawa none reka njye kwibyinira sasa namunyimye match. Guys, nyine muri yangana ntago like real sounds is like ibintu biri kuba muri no event into real sounds ntazirimo kubera ko murabizi ibintu bya copyright ntabwo umuntu ashaka rwaserera n'iki. So hano nyine nakuyemo real sounds cause copyright ntabwo wakoresha indirimbo z'abandi murabizi ni bibazo. So nagerageje ushyama kandi ga sound byibuze ariko ndabona biri no kujyana by the way. Ariko hano nyine cyari igihe cyo kubyina murabona bafite ababyinnyi babo bateguye hariya bari kwimaringa bibalansa hariya n'iki ariko was fun nyine kubireba abona nyine abantu bose bari kubyina bagerageza gukurikiza nyine abantu hariya. I think we had a good time to be honest, like it wasn't that bad actually ku bantu nk'aba ntacyo byari bitwaye ariko nuko ngibyo byemeye. So muri hagara sound ntayirimo iyo biza kuba irimo byari kuba biri fresh cyane ariko we don't want to ntabwo dushaka gura n'ama copyright shit. So
no. So ubu ngubu enjoying in dance, enjoying time man, biraryoshye urabona bitameze sawa se, urabona batagerageza ntako baba batagize kameme yabane natwe nyine gakeya tukaba twibalansa mu gake indirimbo zacyaro no kuzibyina abari danje nyine urumva ko team yari yo muri 90 nizo ndirimbo bari gukina so wazibyina utereka ariko umuntu yegereje kwibalansa mu gake Okay guys, mwakoze kubana nanjye kabisa, ubu ngubu ndi heading home. Mwakoze kubana nanjye, the party is over. So ubu ngubu no heading home, umuntu akaruhuka. It was a good event. Mu kazi n'iki ariko nyine time iragira nyine umuntu akajya kuruhuka n'iki. So mwakoze kubana nanjye, ndakeka ko mwishimye. Like I hope that you liked what you saw. It wasn't that much, but it was cool, yeah. It was cool, like, ntegereje gufata ibyo nshoboye. So I hope ko mwabyishimiye. Right now I'm on my way to home, so guys, icyo nabasaba ni ugukomeza gukora subscribe, si ibyo abantu bashyashya mukore subscribe ku wa YouTube channel. Now once again, sorry, line down on YouTube channel, make sure you subscribe, share, like, comment, everything. Turabebera cyane, turabakunda, murabizi cyane. So guys, don't go anywhere, pull up. Let's go.